Ushobora kuba uri umwe mu batekereza ko ubuhanga n'ubwenge mu byo umuntu akora buri munsi ari byo umuntu yize akiri muto, kandi ukaba wizera ko ibyo bitajya bihinduka. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi atari ukuri. Uko twitwara mu bibazo n'ibyo dukora bigaburira ubwonko bwacu ku buryo bugaragara, bikazamura ikigero cy'imyumvire umuntu ariho. Ibi bishobora kuvuga ko byagusaba gusubira ku ishuri, kuzuza akabati kawe k'ibitabo amasomo menshi kandi akomeye. Ariko kuba umunyabwenge no guharana umucyo mu byo ukora no mu bindi ntabwo bisaba umwanya munini n'imbaraga. Ikinyamakuru Time, nyuma yo kubaza abantu batandukanye barimo abahanga mu buvuzi, ubumenyamuntu, imibanire n'abandi ndetse n'abashakashatsi mu mibereho ya muntu, cyagerageje gushyira ahagaragara ibintu 10 by'ingenzi wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi bikagufasha guhora ukeye mu byo ukora. Icya mbere ni ugukoresha neza igihe cyawe uri kuri internet. Buri gihe ugize amahirwe yo kujya kuri internet, ntabwo icyo ukeneye ari ukureba ku mbuga nkoranyambaga gusa aho wiganira n'inshuti zawe cyangwa ukita kureba amafoto baherutse gushyiraho. Ibi si byiza kuko burya imbuga za internet ziba zuzuyeho ibintu byagufasha kwiyungura ubumenyi muri byinshi. Urugero, ushobora kwifashisha internet ukiga ku bijyanye na siyansi, ushobora kwihugura ku kibonezamvugo cy'ururimi runaka n'ibindi. Icya kabiri, gerageza kwandika icyo wize. Ntabwo bigomba kuba ari birebire cyangwa ngo bigusabe kuba wafata iminota myinshi wandika, ariko gufata akanya gato buri munsi ukagira icyo wandika ushobora kuba wungutse cyangwa wize ni kimwe mu bigufasha guteza imbere imitekerereze yawe. Ushoboye wakwandika nk'amagambo 400 buri munsi ajyanye n'icyo wize uwo munsi. Icya gatatu, kora urutonde rw'ibyo warangije gukora. Igice kinini cy'ubwenge ni ukwigirira icyizere no guhora wishima. Ibi rero bikore wandika urutonde rw'ibyo warangije gukora cyangwa umaze kugeraho, atari urutonde rw'ibyo uteganya. Ibi bigufasha kwigirira icyizere no gushaka gukora ibindi byinshi ngo nabyo bijye kuri urwo rutonde. Icya kane, kino dukino turuhura mu mutwe. Imyinshi muri iyi mikino ikinirwa ku mbaho zishushanyije. Ni kimwe mu byo wakora bikagufasha kuruhuka. Urugero ni nka dame, igisoro, ikeke. Gerageza gukina iyi mikino udakopera. Icya gatanu, gira inshuti zisobanutse. Kugira inshuti zisobanutse ni byiza. Ushobora gutekereza ko wenda bikuraho kuba wakwigirira icyizere, ariko guhora ugendana n'abantu bazi ubwenge no kukurusha ni bumwe mu buryo bwihuse bwo kwiga byinshi. Gerageza kwigumira mu kigare cy'abanyabwenge. Buri imyumvire yawe ibifite aho ihuriye n'inshuti zawe 5 za hafi. Shaka rero uburyo wazengurukwa n'abantu basobanutse mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buri gihe wiyoroshye kandi uba ufite ubushake bwo kuba wakwigira kuri buri umwe muri izo nshuti zawe. Icya gatandatu ni ugusoma cyane. Yego, ibi bigaragara nk'akazi kagoye, ariko ni kimwe mu bisubizo byagufasha kuba umuntu usobanutse kandi w'umunyabwenge. Gusoma ni ingenzi cyane. Ibitekerezo biba byinshi iyo haje igitekerezo cyo gushaka kumenya ibyo gusoma ibyiza ndetse no guteza ubwonko bwawe imbere ubisoma. Bamwe batanga ibitekerezo bavuga ko umuntu yasoma ibinyamakuru akabivaha ajya byibuze ku bitabo, ariko icy'ingenzi ni ingano y'ibyo usoma. Gerageza gusoma byinshi. Icya karindwi, sobanurira abantu ibyo uzi. Niba utashobora kubisobanurira abantu mu buryo bworoshye, ubwo ntabyo uzi. Aya ni amagambo y'umunyabwenge Albert Einstein. Ushobora kumenya neza ko wize mu gihe wabasha gusobanurira ibyo wize, kandi burya iyo ubisobanurira abandi nawe urimo gukoresha ubwenge neza. Mbere yo kwemeza ko wize neza, itonde ubanze umenye niba ushobora kubisobanurira undi muntu. Buri kintu icyo ari cyo cyose wize, cyaba gito cyangwa kinini, kigumane mu bwonko kugeza igihe nawe ushobora kukigisha undi muntu. Biroroshye kuba wagira icyo wiga, ariko kukigumana mu mutwe no kubasha kubyigisha abandi nibyo bigaragaza ubuhanga. Icya munani, gerageza gukora ibintu bishya utaruzi. Urugero rufatika twatanga hano ni nk'uwashinze sosiyete ya Apple, Steve Jobs. Nyuma yo kuva mu ishuri akoresheje ubugeni yari yarize, yagerageje kuba yakora ikintu gishya nawe ubwo atari asanzwe azi. Nta muntu watekerezaga ko byazagera aho bigeze ubu. Ukoresheje ubumenyi ufite ubu, ushobora gukora ikintu gishya wabona kibaye cy'agaciro mu bihe bizaza. Ukeneye rero kugira ubushake bwo guhanga ibintu bishya. Icya cyenda, kora uko ushoboye wiga ururimi rushya. Ntabwo ukeneye kuba wahita ubintyoza mu rurimi rw'amahanga wahisemo kuba wakwiga. Ubu ushobora gutangira kwiga ururimi rw'amahanga wishariye mu ntebe mu biro byawe. Hari imbuga za internet z'ubuntu zigisha izi ndimi. Icya 10, fata umwanya wo gutuza muri wowe. Gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wo gutekereza ku byo wize. Ushobora kwicara ahantu hatuje cyane buri munsi uko ubonye akanya. Ibi ni ingenzi ku mikorere myiza y'ubwonko bwa muntu.
utekereze ku byo wiriwemo umunsi wose. Hari uzakubwira ko abitekereza ari muri siporo yiruka, undi akubwira ko abitekereza aryamye. Ngibyo ibintu 10 byagufasha kugira imitekerereze isobanutse kandi isukuye, bikaba byatuma uhora utekereza neza. Mbashimiye ko twabanye, kandi subscribe, ukore comment, like na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.